byose biri muri Yesu. Imana idufashe cyane. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga kwizera. Uwo wizera ninde? Uwo wizera ninde mu gihe nk'iki? Uwo wiringira ninde mu gihe nk'iki? Imana idufashe cyane. Mbere yuko tuganira kuri ayo magambo, reka turadushima Imana. Ndagushimiye cyane Nyagasani Mwami wacu Yesu. Nongeye kuza imbere yawe nkwereka ubwoko bwawe tugiye gufatanya aha hantu. Nyemerere gushaka kwawe aba ariko kuvugira muri twe, kandi unyemerere umugambi wawe aba ari ugaragarira muri twe. Urwanya ibiturwanya kandi unaniza ibitunaniza. Unyemerere Uwiteka Imana ikomeye, ufungura amatwi yabo bumva ijambo ryawe, kandi nanjye ukore mu kanwa kanjye Uwiteka Imana ikomeye, kugira ngo ubwoko bwawe bwumve ijambo ryawe. Njyewe amagambo yanjye aveho, habeho amagambo yawe nk'Imana. Nuko imigambi yanjye ikurweho, habeho umugambi wawe nk'Imana. Ibitekerezo byanjye bikurweho, habeho ibitekerezo byawe nk'Imana. Ndasenze nizeye ngo ukomeze kubikora ubwo none iteka ryose Yesu. Amen. Imana ishimwe cyane. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga kwizera, uko nicyo Imana ishaka ko tugenderamo. Turareba rero igitabo Ibyakozwe n'Intumwa, igice cyaho cya 3. Amena. Turasoma ni igice kitari kinini cyane, ariko nashatse ko tukiganiraho mu magambo yo kwizera. Ibyakozwe n'Intumwa, igice cyaho cya 3, turahera ku murongo waho wa mbere. Dusomera mu izina rya Yesu. Petero na Yohana bakiriza ikirema ku irembo ry'urusengero. Nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga, aricyo cya saa 9. Amen. Hariho umuntu wavutse arema ibirenge, yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe. Abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabwo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'umugombambari birakomera, arabadanduka, arahaguruka, aratambuka, yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ashima Imana. Abantu bose babona agenda ashima Imana, baramumenya ko ari we wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubaho. Amen. Komeza. Petero yigisha abateranijwe no kureba uwakijijwe. Agifashe Petero na Yohana, abantu bose birukankira kuri bo, bateranira ku ibaraza ryitwa irya Salomo, bumiwe cyane. Petero abibonye abaza abo bantu ati, yemwe bagabo ba Isirayeli, ni iki gitumye mutangarira ibi? Mudutumbirira iki nkaho ari imbaraga zacu cyangwa kubaha Imana kwacu biduhaye kumugendesha? Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ariyo Mana ya basokuruza, yashimishije umugaragu wayo Yesu, uwo mwatanze mukamwihakanira imbere ya Pilato amaze guca urubanza rwo kumurekura. Ariko mwihakana uwera kandi umukiranutsi, musaba ko bababohorera umwicanyi. Nuko wa mukuru w'ubugingo muramwica, ariko Imana iramuzura. Natwe turi abagabo bo guhamya ibyo. Kandi uyu uwo mureba kandi muzi, kuko yizeye izina ry'uwo niryo rimuhaye imbaraga, kandi kwizera ahawe n'uwo niko kumukirije rwose imbere yanyu mwese. Kandi none bene data, nzi yuko mwabikoze mutabizi, n'abatware banyu nabo nuko. Ariko ibyo Imana yahanuriye mu kanwa k'abahanuzi bose yuko Kristo wayo azababazwa,
ibyo yabishoje icyo. Nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa uko iza ituruka ku Mwami Imana, itume Yesu ari we Kristo wabatoranyirijwe kwera, uwo ijuru rikwiriye kwakira kugeza ibihe ibintu byose bizongera gutunganirizwa, nk'uko Imana yavugiye mu kanwa k'abahanuzi bera bayo bose uhereye kera kose. Mose yaravuze ati, Umwami Imana izabahagurukiriza umuhanuzi muri bene wanyu umeze nkanjye, nuko muzamwumvire mu byo azababwira byose. Nuko rero umuntu wese utazumvira uwo muhanuzi azarimburwa mu bantu. Kandi n'abahanuzi bose uhereye kuri Samweli n'abamukurikiyeho, uko bahanuye bose ni nako bajya bavuga iby'iyi minsi. Namwe muri abana b'abahanuzi, kandi muri ab'isezerano Imana yasezeranije ba sokuruza banyu. Ibwira Aburahamu iti, mu rubyaro rwawe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Ni mwebwe Imana yabanje gutumaho umugaragu wayo imaze kumuzura, kugira ngo abahe umugisha, abahindure umuntu wese ngo ave mu byaha bye. Amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Aba bagabo Petero na Yohana bakoreshejwe imirimo ikomeye y'Imana, ariko ntibigeze bahamya ko ari bo bayikoze. Bahamije cyane ubakoresha. Amen. Turagira ngo twige kudukoresha, umukoresha wacu uwo niwe tukwiriye guhamya mu gihe nk'iki. Amen. Niwe ukwiriye kuvugwa, niwe ukwiriye kwemerwa, niwe ukwiriye kugaragara. Wowe ugakurwaho nanjye ngakurwaho. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Petero na Yohana bahamije uwakoraga ibitangaza, nubwo yabikoraga anyuze muri bo, ariko bo bemeje umukoresha wabo. Haleluya. Kugeza n'uyu munsi niyo mpamvu tubona ijambo ry'Imana ritwigisha ko tugomba kwemeza Yesu Kristo. Haleluya. Muri twe ntabwo bigeze bavuga ngo twakoze ibitangaza, ntabwo bigeze bavuga ngo twahagurukije ikimuga. Amen. Bahamije data wa twese uri mu ijuru ko rero wakoze icyo babona. Amen. Iki ni Imana iri kugushakaho wowe nanjye. Irashaka ko muri wowe habamo guhamya data, habamo kuvuga data, guha icyubahiro data, kumvira data, kugendana na data. Imana idufashe cyane. Dusome ku murongo waho wa mbere, nyemere tusubiremo. Nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga, aricyo saa 9. Nuko Petero na Yohana ngo bazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga, ngo kandi icyo gihe ngo cyari saa 9. Amen. Nuko ngo yari isaha yo gusenga, igihe cyo gusenga, igihe cyo kubaha Imana, igihe cyo kuba imbere y'Imana, igihe cyo kubaha Imana, cyari igihe cyo kuba mu nzu y'Imana nk'uko uyu munsi natwe turimo. Cyari igihe cyo guhagararana n'Imana, cyari igihe cyo kugira ngo bajye kubana n'Imana mu nzu yayo. Haleluya. Cyari igihe cy'amateraniro nk'uko uyu munsi natwe duteranye. Imana ihabwe icyubahiro. Murongo wa kabiri, hariho umuntu wavutse arema ibirenge, yarahekagwa agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Amen. Ngo hariho umuntu ku irembo ry'urusengero, ngo iryo rembo ryitwaga Ryiza. Igihe cyose ku rusengero yicaraga agomba gusaba, yicaraga ategereje umuntu uri bwinjira mu rusengero ngo asabe, yicaraga igihe cyose ategereje umuntu uri bumuhe. Buri muntu wese wanyuragaho yaramubonaga, buri muntu wese wacaga aho ngaho yinjira mu rusengero yabonaga ko
yiringiye gusa, ntabwo yazaga yiringiye ko ari gukira, kuko ntiyazaga ngo yinjire mu rusengero, yazaga guhagarara ku irembo kugira ngo aze gusaba abinjira. Amena. Ntabwo yinjiraga ngo ajye mu rusengero, ahubwo yazaga agahagarara akicara ku irembo ry'urusengero ategereje abinjira ngo basabe. Ariko ngo haza abagabo babiri, aribo Petero na Yohana. Amena. Nabo yagombaga kugira utire kubasaba, kuko baje kwinjira he? Mu rusengero. Reka twumve ku murongo wa 3. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero. Umva ngo yarababonye bagiye kwinjira. Arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe. Amena. Ngo baramutumbira, baramurebye, bamuhanze amaso. Amena. Ndatekereza ko icyo bamubwiye gitandukanye n'icyo yarabasabye. Mu Mana n'ibitangaza, muri Yesu n'ibitangaza, ati dutumbire turebe. Ntibakoze mu mufuka, ahubwo bavuga ngo turebe. Imagine uriya muntu wari uri gusaba, ishyire mu mwanya w'uriya muntu wari uri gusaba. Ndasabye ngo nimbarebe. Ikibazo. Amen. Reka turibe ku murongo wa 4. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe. Abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Haleluya. Baramutumbiriye nabo bategereje ko bamuha, ariko bamubwira ijambo rikomeye ati nta feza nta zahabu, ariko icyo dufite turakiguha. Haleluya. Icyo dufite turi bukiguhe mu izina rya Yesu. Ntabwo bageze bavuga ngo turakiguha mu izina rya Petero na Yohana, baravuze ngo icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu. Icyo bari bafite Petero na Yohana cyari cy'agaciro kuruta ifeza n'izahabu yashaka. Haleluya. Bari bafite iby'agaciro, bari bafite iby'ubushobozi, bari bafite iby'ubutware buva kuri Yesu Kristo. Amena. Bari bafite iby'imbaraga, bari bafite ibibohora, bari bafite ibikiza kubwa Yesu Kristo. Imana idufashe cyane. Komeza ku murongo wa 7 geze kwa 8. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Mu mwanya ibirenge bye n'ubugombambari birakomera, arabadanduka, arahagarara, aratambuka yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ashima Imana. Amena. Ngo uwo mwanya ngo bamufashe akaboko ngo arahaguruka, amavi yatangira kugira imbaraga, ibirenge bye birakomera, ubugombambari burakomera,